Urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rumaze gufata icyemezo ku iburanisha rya Harerimana Joseph wamamaye nka Apotre Yongwe nyuma yuko aburanye mu mizi ku byaha yarakurikiranyweho harimo icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe cyangwa se akoresheje uburiganya. Urukiko rero rukaba nyuma yo kwiherera no kumva ibyo impande zombi zari zavuze mu iburanisha, yaba uruhande rw'ubushinjacyaha yaba na Yongwe n'abamwunganira. Tubibutse ko Apotre Yongwe yunganiwe mu mategeko n'abanyamategeko babiri. Hanyuma nyuma yo kumva rero iby'iri buranisha, urukiko rukaba rwanzuye ko Yongwe hari ibyaha bimuhama, bityo akaba ahawe igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe ndetse anacibwa ihazabu y'ibihumbi 750. Umwihariko muri ibi ndetse ari nayo mpamvu twababwiye ngo ni inkuru nziza kuri benshi wenda mwabigizeho confusion. Ni inkuru nziza kuko Apotre Yongwe nyuma yo guhabwa iki gihano, urukiko rwanzuye ko iki gihano agisubikirwa. So rero ubu none tuvugana Yongwe agomba kurara avuye muri gereza ya Mageragere cyangwa se igororero rya Mageragere, agasubira mu muryango we, agasubikirwa igifungo cy'umwaka umwe mu gihe cy'umwaka umwe. Ni ukuvuga ngo Yongwe aramutse agize ikintu kindi agwamo cy'icyaha mbere y'uwo mwaka cyangwa se icyo cyaha wenda hakaba isubira cyaha, icyo gihano giherwaho, ni ukuvuga bahera kuri icyo gihano n'ubundi yari yarahawe gisubitse mu gihe cy'umwaka umwe. Harerimana Joseph uzwi nka Apotre Yongwe waburanye akurikiranyweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Mu kuburana kwe yabwiye urukiko ko aho afungiye muri gereza y'Amageragere yibwe Bibiliya ye, ngira ngo ni kamwe mu gakoryo kari kabaye ku munsi w'iburanisha. Ariko kandi ubwo yaburanaga ku wa 27 n'ubundi z'ukwa 2024, Apotre Yongwe yagaragarije urukiko ko ibyo akurikiranyweho yabikoze bishingiye ku byo yizera, ndetse avuga ko ibyo yizera bidashobora kugira icyo bihindura n'ubundi ku cyaba, cyane cyane ko nubwo nawe yavugaga ko yizeye Imana agasenga ari muri gereza, ntacyo byatanze n'ubundi yayigumyemo. Ati nshingiye ku kuba n'ubundi nanjye narasenze Imana, ati n'ubundi simve muri gereza, ati nshingiye ku kuba Bibiliya yanjye barayibiye aho mfungiye. Ibyo byose nibigaragaza ko nanjye nyine hari ibishobora kumbaho ngiye ntagiraho mezire. Ubushinjacyaha icyo gihe bwari bwasabye urukiko ko rwahamya Apotre Yongwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, agahanishwa igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu ya miliyoni 5. Ariko siko urukiko rubibonye, ahubwo uyu Yongwe muri kubona mu iroza ni amashusho ya nyuma na nyuma. Ubu Yongwe keretse aramutse yongeye kugwa mu mutego mu gihe cy'umwaka umwe nk'uko twabibabwiye, cyane cyane ko ubu ngubu asubikiwe igihano cye mu gihe cy'umwaka umwe. Apotre Yongwe yahise agaragariza urukiko ko aburana yemera icyaha kandi ko abantu bamuhaye amafaranga nubwo atamenya umubare yabo yiteguye kuyabasubiza. Icyo gihe yasabye urukiko rwo rwamugabanyiriza ibihano, byaba ngombwa akaba yasubikirwa kuko afite abana babuze uko biga, kuko ari we wabitagaho, ari we witaga ku muryango we. Yagaragarije urukiko kandi ko afite umusaza w'imyaka 90 ndetse n'umukecuru areberera mu buryo bwo kwitaho umunsi ku munsi, bityo ibyo ngibyo nabyo byakabaye bishingirwaho akoroherezwa akaba yajya kubitaho. Ibyo byose rero urukiko ntago rwabirengeje ingohe, ahubwo rwabisuzumye nkuko yemera icyaha ahabwa igihano cy'icyo cyaha, ariko arasubikirwa mu gihe cy'umwaka umwe ndetse acibwa n'iyo hazabu y'ibihumbi 750. Itegeko rero riteganya ko umuntu wese wihesha ikintu cy'undi cyangwa se umutungo w'undi, imari yose cyangwa igice cyayo mu buryo bw'uburiganya, yitiriye izina ritari ryo cyangwa umurimo adafitiye ububasha, cyangwa akizeza icyiza cyangwa agatinyisha ikibi kizaba, ibyo byose iyo abikoze abakoze icyaha. Ibyo byose rero Yongwe yarabyemeye, avuga ko ari icyaha, ariko avuga ko aca bugufi, ariko avuga ko byose byatewe nuko imyizerere ye yari ihagaze. So rero itegeko n'ubundi rirangira rivuga ko iyo bihamijwe n'urukiko hanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5. So rero ibi byose urukiko rwabisuzumye, ahubwo
ruramworohereza nk'uko nawe yabisabye, ndetse yaburanaga avuga ko ariko bwa mbere atawe muri yombi, ariko bwa mbere akurikiranyweho ibyaha. Ibi byose rero urukiko ntabwo rwigeze rubenza ingwe, ahubwo rubihaye agaciro, ruha amahirwe Yongwe yo kuba yakurikiranwa ari hanze cyangwa se yasubikirwa igihano, akaba n'ubundi yego afite igihano kimuhama ariko akaba ari hanze. So rero utuvugana umuryango wabo, abantu babo bose baserebuye, ni ibintu byari ibirori ku rukiko. Urabyumva nawe kumva ko umuntu wawe agiye gutaha, ariko ni isomwa ryabaye n'ubundi abantu bananiwe cyane ko amasaha yari yateganyijwe gusomerwaho ntabwo aribwo rwasomwe, ahubwo rwegeye imbere ho nyuma rugera mu masaa 10 gutyo n'igice, hafi aho amasaha rwose yegeye imbere, nibwo rero uyu Apotre Yongwe yasomewe. So rero Apotre Yongwe agarutse mu buzima busanzwe, ngira ngo mu byo yakurikiranyweho harimo ibiganiro yakoze, bavugaga icyo yahanyuze kuri Baraka TV n'icyanyuze kuri Yago TV show, ariko ntago mpamya ko byabuza Yongwe kuza akatubwira kabisa Yongwe ni umuntu ukumbuye hano ku mihanda. Reka twitege ko Yongwe rwose abasaza bagomba kumugeraho mbere, bagomba kumutubariza uko byari byifashe mu gipangu. So rero Yongwe ngira ngo yaragiye kumara amezi 7 muri gereza ya Mageragere cyangwa se igororero ya Mageragere, ni imvugo nshya kenshi ari igihe itwisoba. So rero uyu Yongwe ngira ngo nkuko muri kubona ku mashusho no Apotre wagiye uza kuburana afite confidence, ubona ko rwose kuba bari kumukamera ari ibintu bimuteye ishema, kuba yarahowe Imana bimuteye ishema. Kera hambere habagaho abantu bitwa ko abahowe Imana. So Yongwe nawe rero wabonaga ko ari proud kabisa, avuga ati kuba narazize wenda uwo murimo w'Imana, kuba narazize ko navuze ibi ngibi, ukabona ko nyine adatewe ipfunwe n'icyaha akurikiranyweho, cyane ko icyaha kirimo n'amafaranga menshi. Twagiye twumva abantu benshi cyane muri iyi dosiye bareze, ndetse nabo yiyemerera, ndetse abantu bari batangiye kugira ubwoba ubwo bumvaga ko umuhamya umudamu we yatanze yavuze ko yakiriye amafaranga agira kuri miliyoni 8 kuri telefone n'andi atibuka yanyuze kuri Western Union. So ibyo byose rero yo rangaje benshi baravuga bati amushyirishijemo, mwagiye mubona babikomanta babivuga, ariko urukiko nirwo ruba rufite mu bubasha ibi byose, nirwo ruba rufite kumenya ikijya mbere, nirwo ruba rufite gufata umwanzuro, ntabwo wavuguruza umwanzuro w'urukiko. So rero reka twebwe duhinira ahangaha tubabwire tuti ngayo nguko Apotre Yongwe agiye kuba abarizwa mu buzima busanzwe nyuma y'ayo mezi twari tugarutseho ari mu mvuto, umurundi yita imvuto. Zone araseka menya atayizi, ariko nk'abantu mwe imvuto ni imvuto. So rero reka twebwe duhinira ahangaha tubabwire tuti ibiganiro byacu nakagaruka, tubwire umuryango wa Yongwe tuti felicitation, tubwire Yongwe felicitation, n'inshuti ze abantu ba hafi bose felicitation, kongera umuntu kubona umuntu muri societe avuye hari ahantu nyaboneka ni ibintu bishimisha cyane, ababizi barabizi. Reka twebwe twe kwizimba mu magambo, ahubwo tuvuge tuti Imana ikora ibyayo, Imana ikora ibyayo. Ubwo amasengesho ya Yongwe I degree mini degree arumviswe. So rero ngayo nguko ndabona cameraman ambwira ati soza njye kumureba ndebe ko yandambika ibiganza, nta kibazo. So rero ndabona abantu bagenda batunyuraho babuze uko bagenda, ariko reka tubareke batambuke, twebwe tuhinira ahangaha. Abantu bashaka gukata amamodoka bajya kureba Apotre Yongwe rwose reka banyaruke. Ngayo nguko rero felicitation kuri Yongwe rwose, nta kindi kintu twarenzaho uretse gushima Imana no gushima Imana yawe. Reka buriya nta wifuriza undi gufungwa. Umuntu wamwibye Bible nawe twizere ko yakishijwe. Numvise Karege yavuga ati yakabaye abiserebura ko Bibiliya yibwe yibwa n'umunyabyaha, akaba ari kugenda anyuzamo amaso areba ku byaha bye. Ubwo reka twizere ko wenda nawo yasaga nka misiyo nyine iri muzamujyanye, ubwo abona iyo Bible isigaye iri gukora akazi mu mwanya wa Yongwe. So rero
reka njye mpinira aha ngaha mwa bantu mwe kuyavuga siko kuyamara mwakoze cyane naho ubutaha